Uwiteka igihe yahamagaraga Mose kongera kuzamuka umusozi wa Sinayi. Kuva ibice 24 umurongo wa 12 ni igice cya 25 kugeza ku gice cya 31. Yamuhaye ibisate bibiri byanditseho amategeko, imuha amabwiriza yo kurema ihema ry'Imana mu gice cya 25, ibintu byo mu gice cya 26 ndetse n'igice cya 27, imyambaro y'abatambyi, amategeko yo kweza abatambyi n'amategeko yo mu ihema ndetse n'ibindi, umwambaro w'umutambyi, imyambaro yambaraga ndetse n'ibyo byari bigize imyambaro y'abatambyi. Ibi byose byari bifite icyo bigendereye, nicyo byashushanyaga muri iki gihe. Ikiganiro mwagiteguriwe kandi mugiye kukigezwaho na Aimable Uwingabiye. Kuva igice cya 28 umurongo wa mbere kugeza ku 38, imyambaro yari igizwe n'ibintu bigera kuri 5. Icya mbere ni efodi, icya kabiri ni umwambaro wo mu gituza, icya gatatu ikanzu iriho efodi, icya kane igisate cy'izahabu cyabaga kiriho igitambaro cyo ku mutwe w'umutambyi, icya gatanu ikanzu yera yabanzaga ku mubiri. Efodi urayibona mu Kuva igice cya 28 umurongo wa 6 kugeza kwa 14. Umutambyi yambaraga hanze cyangwa inyuma y'indi myambaro, cyangwa niyo yabanzaga urebeye inyuma. Ikabaho ibice bibiri ku ntugu zombi biriho amazina y'imiryango 12 ya Isiraheli. Mu gituza n'inyuma aho warebaga hose warabibonaga, byashushanyaga ko yabaga ahari igihe cyose ahagarariye Abisiraheli bose imbere y'Imana. Yari umuhuza wabo n'Imana igihe cyose yabaga ari mu murimo w'ubutambyi. Ibyo turabisanga mu Kuva ibice 28 umurongo wa 9 kugeza kwa 14. Muri iki gihe Kristo niwe mutambyi mukuru uduhagarariye imbere y'Imana. Turabisanga mu Baheburayo ibice 9 umurongo wa 24, kuko Kristo atinjiye ahera haremwe n'intoki hasuraga hahandi h'ukuri, ahubwo yinjiye mu ijuru bwaho kugira ngo nanone ahagarare imbere y'Imana ku bwacu. Umwambaro mu gituza turasanga ku murongo wa 15 kugeza ku 30, wari ufite impande enye n'imishumi 4 ifungiye inyuma, ukabaho impushye enye y'amabuye yanditsweho amazina 12 y'imiryango ya Isiraheli. Nanone hariho Erimu na Timimu zifashishwaga kugisha inama Uwiteka Imana ku byemezo bikomeye byagombaga gufatwa umutambyi kugira ngo amenyeshe abantu niba Imana ibyemera cyangwa itabyemera. Kubara igice cya 27 umurongo wa 21, kandi ajye hagarara imbere ya Eliyazari umutambyi, nawe ajye imbere yanjye amumbarishirize kungura inama kwa Erimu. Eliyazari azaba ari we ujya gutegeka kwahura kwabo ndetse no gucyura kwabo kwa Yosuwa n'Abisiraheli bose, iteraniro ryabo ryose. Samweli wa mbere ibice 28 umurongo wa 6. Sawuli ahera ko agisha Uwiteka inama. Uwiteka ntiyagira icyo amusubiza, habe no mu nzozi, haba na Erimu, haba n'abahanuzi. Muri icyo gihe Abakristo nk'abatambyi nta cyemezo bagombye gufata cyane mu bintu bikomeye hatabayeho kugisha Imana inama. Abefeso ibice 5 umurongo wa 10. Mushakashaka uko mwamenye iby'Umwami ashima. Abakristo ntibagikeneye Erimu na Timimu byifashishwaga mu kumenya iby'Imana yashakaga mu gihe cyo gufata ibyemezo bikomeye, kuko twahawe Umwuka Wera uzatwigisha byose, ari nawe mujyanama wacu mu byemezo byose tugiye gufata, niba byaba bijyanye n'ubushake bw'Imana. Yohana ibice 14 umurongo wa 25, ndetse no muri Yohana 16 umurongo wa 13 kugeza kwa 14. Ikanzu iriho efodi duhereye ku murongo wa 31 kugeza kwa 35 yari munsi ya efodi, umwambaro wo mu gituza. Hasi ku musozo harateyeho imbuto z'amakomamanga zasobanura ko umutambyi yagomba guhora arangwa n'imbuto nziza imbere y'Imana n'imbere y'Abisiraheli. Nanone hasi hariho imidende yafashaga abantu kumva ko umutambyi akiri mu mirimo ye mu ihema ry'ibonaniro, aho batashoboraga kumubona cyangwa kwinjira kumureba. Iyo imidende cyangwa inzogera byabafashaga kumenya ko ntacyo yabaye cyangwa akiri muzima. Muri iki gihe
amakomamanga n'imidende bishushanya imbuto tugomba guhora twera imbere y'Imana no guhora twigenzura ko tukiri bazima mu buryo bw'umwuka. Kuko niba abantu batakitwumvana guhamya Kristo cyangwa kuramya no guhimbaza Imana mu buryo bw'umwuka, ntibazamenya ko tukiri bazima mu buryo bw'umwuka. Ntidukwiye kandi kwinjira imbere y'Imana uko twiboneye, ahubwo tugomba guhora twejejwe igihe cyose mu bihe byose. Bikadufasha kumva ijwi ry'umutambyi wacu mukuru ariwe Kristo Yesu, ahora atubwira duhora twumva ijwi mu mitima yacu. Igisate cy'izahabu cyabaga ku gitambaro cyo mu mutwe w'umutambyi, turayisanga ku murongo wa 36 kugeza ku 38. Cyari cyanditsweho ngo yerejwe Uwiteka. Cyabaga mu ruhanga rw'umutambyi mukuru, cyibutsaga kwera kw'Imana n'umutwaro w'umuhamagaro wo kugendana no kwera no gufasha abantu kugendana no kwera kw'Imana. Kwera kwe kwabaga umugisha ku Bisiraheli, no kwiyanduza kwe kwabaga umuvumo ukomeye cyane ndetse n'akaga gakomeye ku Bisiraheli bose. Mu gihe cyacu biradukangura kwera mu gihe cyose kugira ngo dushobore guhagarara neza imbere y'Imana no guhesha abandi umugisha. Abaheburayo ibice 12 umurongo wa 14. Mugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazabona umwami Imana. Kuko benshi batajya babone Imana igihe cyose bazi imbere yayo badatunganye, batari bera nk'uko nayo yera. Abakristo bahesha umugisha imiryango yabo, amatorero yabo n'igihugu ndetse n'isi muri rusange. Mu gihe cyose bahora bibuka kwera kw'Imana, kuyegera basenga ari abera. Ariko mu gihe baza uko bishakiye ntibazigera bayibona cyangwa ngo bayumve. Bivuga ko nta mugisha bazabona ari bo cyangwa abo basengera n'ibyo ndetse basengera. Ikanzu yera yabanzaga ku mubiri, turabisanga ku murongo wa 39. Nayo yahoraga yibutsa umutambyi ko agomba guhora yera nk'uko akorera Imana yera, ko mu gihe cyose atabaga ari uwera atagomba gutinyuka kwegera cyangwa kwinjira hera h'Imana. Yabibutsaga ko batandukanyijwe n'abandi bantu bose ngo bashobore kubakorera cyangwa kubegereza Imana ndetse no kubabera icyitegererezo. Petero wa mbere igice cya 1 umurongo wa 15 kugeza kwa 16. Ibyahishuwe igice cya 19 umurongo wa 8 kugeza kwa 9. Mu gusoza, Bibiliya itubwira ko abakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza wabo bose ari abatambyi. Petero wa mbere ibice 2 umurongo wa 9 kugeza kwa 10. Kandi ko Kristo ari we mutambyi wacu mukuru uri mu ijuru imbere y'Imana ku bwacu. Nk'uko twabonye imyambaro y'umutambyi, byadufasha kwisuzuma buri gihe tureba niba turi mu mwanya wacu nk'uko twahamagawe, kandi turimo gukora neza inshingano zacu nk'uko turi hagati y'abantu batazi Imana, kugira ngo iby'Imana itubwira bireba abantu bayo tubibabwire, kandi ari bwo butumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Ndetse si ibyo gusa, tugomba no kubibwira abatarizera. Kandi nanone biradusaba ko tuba dutandukanye n'abatizera ndetse n'abagenda ukundi taramenya inzira y'agakiza, bakiri mu isi y'umwijima. Kandi tugomba kugenda twambaye kwera kwa Kristo nk'umutambyi mukuru. Umugisha w'Imana n'amahoro bitangwa na Nyagasani bikomeze bibane namwe none ndetse n'ibihe bidashira. Iyobokamana TV, uruganda rw'amakuru ya Gikristo, ijambo ry'Imana rinyuze mu nyigisho z'abakozi b'Imana, indirimbo za gospel ndetse n'ibindi byinshi. Please like and subscribe our YouTube channel Iyobokamana TV kugira ngo ujye ubona amakuru yose. Wanadusura kandi ku rubuga rw'itangazamakuru rwacu rwa iyobokamana.com.